Ozambe Kurila. Yes, this is KY TV show. Simply Kumayombe. My name is ABG. Turi kumwe nande. Ha! Mwana twiga Semjo official. Semjo bimeze bitu WhatsApp. Ni group, WhatsApp group. Semjo bimeze bite se ko wifasha mapfubyi mwana. Bimeze fresh. Biri gucamo. Ewana ni fresh kabisa. Kumayombe haryo urayizira? Kumayombe iri mu kazi kose ariko nawe gerageza ibikorwa byayo tubibone, ntago turi kubibona byagenze bite. Ewana za TikTok ndi kubona ahantu hose washumitse, ewana abantu batakuzi bagiye kuri Semjo official TikTok, YouTube, ewana imbuga nyinshi ni Semjo official. Mu following ewana murebe ibikorwa byiwe kandi abafitiye imiziki irenze iminsi iri imbere, mubanze munarebe n'imiziki yo kwanza, hanyuma ubundi judgment zize nyuma. Semjo none se wagiye kwamamaza? Ubwo nabana mu maji gusaza nawe kirano. Byaba ari ikibazo kinakomeye. Ni imbere cyane wenda bizi ntujye utanga. Ko buri ku cyangwe abantu wakureba none akareba uburyo cyangwa uhagaze. Ariko niba manze bakurebe. Manze barebe boot uriho. Ni wibaga wibereyemo. Ariko none cyangwa uhagaze muri iyi minsi uri kumuteguro. Ako hari umuntu ugiye kwambika, nta muntu ufite kwambika ngo tunamutwikire. Ntago yabura kameme. Ariko no kugira gutyo ukabatwikira nabo bakakwibuka wana, bagakora n'ibisheya ibintu byinshi bikorwa uko bapangira nzi kari byiza kabisa. Bya Snapchat Semjo ari kunyanduza mwababyeyi. Ibintu bya Snapchat ni byiza. This is KY TV show Simply Kumayombe. My name is ABG. Bona baye watukura. Nabaye watukumaya. Watuku. Munyi wowe. Ari kumbesha ngo ibingibi ngo nibyo ngo bikugira ngo wanyawera. Ntabwo nabaye umutuku, iyo nabaye watuku. Ibintu byo bita naturel. Ntabwo iyo nyogo iba. Iyo naturel. Watuku. Barangiza ngo mu Rwanda nje babyara abazungu, batababyara. Byara abazungu? Mama, bazungu b'umutuku. Yawe nari mumetisi. Zungu wa watuku. Ubundi nubwo mfite kendo si murabona nari mumetisi. Mama. This is KY TV show. Semjo. Mezu. Meze fresh. Yeah. Hajya ngo turaba metisi turabazungu. Mama. Ese ubundi Semjo wahitamo kuba umuzungu cyangwa wahitamo kuba black? Nahitamo kuba black nubwo ndi umuzungu ntabwo ndishimira ndi umunyarwanda. Mukore subscribe namwe. Aho twagambaniye mukatwihorera. Subscribe kuri Semjo official no KY TV show Simply Kumayombe TV. Turi kumwe. Peace up. Mama. Yes, ntabwo twari tugiye mani, turahari kabisa. Wana muri aka kanya turi kuri live ariko n'umukandida wacu ni hejuru cyane, ni ku gipfunsi. Kabajegeza fresh cyane kabisa. Twese turabizi igihugu cyacu cyo kimaze kugeraho ne byinshi. Tumaze kugera ku bintu byinshi sana. Wana tubigejejweho n'umusaza natwe ubwacu muri rusange dushizemo imbaraga zacu. Wabaye abantu beza turumvira. Niyo mpamvu ubona n'igihugu cyacu kigeze kure, kigeze hano heza byata. Kuko kugira ngo ubone igihugu kigeze aho kigeze, ntabwo byoroshye, ntabwo ari ibintu byapfe kwizana gutya gusa. Tazagira ngo wazaza kubyangiza tukakureka. Abo birimo. Iyi ni Kumayombe TV, ndi kumwe na Semjo mumubona inyuma yanje, nawe yaje yambitse nk'ininja. Ntabwo ari kubonana, uri kumubona aho ngana. Semjo ari kuzatora hera. Uyipfuye? Cyangwa shani ku giti. Hari abantu bavuga ngo
ubu ngo niba ari iki harya ntabwo ari abandi nyamamenye, ni ugutora tukarinda neza tugasigasira ibyagezweho ewana twese imbere cyane. kandi buriya igihugu cyacu nk'uko umusaza yabivuze nitwe tuzabigiramo uruhare kugira ngo kibe uko kimeze. rero twese tugomba gutora neza kandi tugatora abantu b'inyangamugayo, tugatora abantu bafite ibyo bagomba kuzatugezaho muri rusange, kubera ko ibyiza biba bigaragara, ibyiza biba byivugira, nta kindi bisaba guhitamo neza. iyo uhisemo neza ubaho neza, ubuzima burakorohera. Banyarwanda banyarwandakazi, n'ahandi hantu tugomba gutora ni ku Gipfunsi, abadepite 80 FPR oye kuko ofe kabisa tatubahereza none ubwo yo hanyuma yo kuvuga ku by'amatora y'Iwana, twese twamaze kumva aho tugomba gutora. ni danje ako simjo hari umukobwa muto njyamura witwa ngo Bucura, niba ari Bucura niba ari Bicuma simbizi, yigeze kuvuga ngo Musanze ni abakobwa bahaba bezara ejo bundi. ikiganiro nakibonye kuri Yago kwa Yago, agakobwa nyine n'umukobwa ntabwo ndakaye kumupfobya, kobwa usa nk'umuhondo ngo Musanze ngo wapi ngo nta mukobwa ngo gusa ngo haruharira. oya ahubwo uwo muntu wamukeje ikiganiro azongera ajye kumwegera mubaze niba Musanze yizi neza. nayazi ashobora kuba atayizi. agakobwa kitwa Bicuma numvise kabivuga ngo Musanze ngo wapi ngo nta mukobwa. ndamubaza se wa mukobwa we Musanze usanzwe uyizi cyangwa uyumva ko mu biganiro wari wahaje urahazi? uwo mukobwa muri rusange wamubwira ngo iki? njyewe ikintu nabyira uwo mukobwa, niba nta kindi kibazo na kimwe wenda ashobora kuba afite cyo mu mutwe, ashobora kuba afite ikindi kibazo cyo kuba ataratembereye u Rwanda ngo amenye ibiranga u Rwanda, ibyiza by'u Rwanda ngo ababizi. kuko niba kugeza kuri iyi saha hariho umukobwa wicaye yitwa ngo ni umukobwa atazi ibyiza by'Umusanze, we yarahombye. ni ikibazo gikomeye. umuntu ntazi Musanze ayumva mu biganiro, menya atari yanayigeramo na rimwe, ariko ngo Musanze si ubwonko nta mukobwa mwiza ngo uhari. ngiki Bucura we Musanze abakobwa beza barahari, Musanze abakobwa beza barahari, ahubwo ntago bitandika ntibicuruza, ni ba nyamwari baba bari mu rugo bari gukurikirana akazi. gusa nuzabakenera nuzabishaka uzatembere neza.